Why? Simperuka ibi bintu byo kwinjira mu miryango y'abantu byararangiye. Kwinjira mu miryango umuryango wa Debeni mwawuhereye nuvuga ngo mwatangiye Debeni atarashaka koko. Mwana none Debeni munamukurikira umuryango yanabyaye bro. Yasigaranye umwana mukamenya ko umugore atari mu rugo adahari, mukamenya ko Debeni ari wasigaranye umwana, mukamenya ko yamuhaye amata, mukamenya ko atamuhaye amata, mukamenya ko yamwogeje. Jesus Christ. Mukakurikira umudamu yagiye muri Accra, mukamenya Mungu wangu. Reka mbwira ukuri. Ntabwo mushobotse na gato. Anyway ndabirangije nabisoje gusa abantu reka mbwira audience basi kuko izi mburagasani zo ntabwo zishobotse. Ndabamenyesha ko iyi video ntabwo ari yo muri Accra, ntabwo ari yo muri Ghana, ntabwo ari yaho. Iyi ni video yafatiwe i Buganda ça fait longtemps. Kandi yafashwe Debeni ahari. Muri ku muryango w'abandi kabisa. Ariko mwihangane niba mudashaka kubireka, dore fata ku mavuta agiye gutanga umwanya, agiye kuba mageragere muragenda mu musimbure, muramusimbura yo da muve mu muryango w'abandi mwaduhuye umwe, muve munamite ku muryango w'abandi. Debeni arera umwana murakarererwa mageragere, atarera umwana ntabwo ari we wamubyaye suwe. Mwanjije imwe mujye muri Amerika cyangwa muri bihugu byateye imbere murebe. Kambazi ntimureba ibintu bigiye kunsubiza inyuma. Umunsi Meddy yafashe umwana wakamuheka murabyibuka. Kamubaza ikintu kimwe. Mwajyanye n'isi bakaba muri atikite mbere ko mufata antikite n'ibyashize. Umwana agoye umugabo agoye ku mwana we ni ikibazo. Meddy umunsi yahekaga umwana we afata umwana we. Bahise bazana nuza ngo Meddy gakubita umwana ngo umugore ngo aramukubita bro. Murabyibuka. Nijye mushaka gukorera Debeni. Ubu muraje muvuge ko Debeni na Pamela mukubita. Murabyibuka Meddy muvuga ngo arakubitwa kubera afashe umwana wakamuheka bro. Umugabo gufata umwana wakamwitaho what's wrong with you people? Niba tandukana biramaze. Bajya guhura mwari muhari, bajya gukundana bagahura mwari muhari. Mwebwe mwirwa mu byagiye anga amabera abanyoko, mwebwe basiko babana n'abanyoko, basiko babana n'abanyoko. Abantu batandukana bingana biti. Abantu batubi mwisanga mute mwamaze kujya gusesengura uko umuntu abana nundi, niba yamurongoye mwakarangiza nundi ntarangize. How did you find yourself right there? Mureke ibyo bintu dorahonda hanga. So ntabwo izi video muri kujya gukoresha muharabika uyu mukobwa, none ibintu by'ibigoryi murabikora gutya kandi nyirubwitare wanayishyireho sha. Niba iby'urugo rw'abandi nibashake abana atandukanye, nibashake abana atandukanye, bibarebaho iki? Bibarebaho iki? Niba tandukana umwe azajya gushaka undi n'ajya gushaka undi, so bibarebaho iki? What is your business? Harya ngo ni ibyamamare ngo ni inkuru. Kurya mwinjira mukagenda mukajya kuzana mugatwistinga inkuru. Mukora inkuru nk'abanyamakuru, yego bose ni ibyamamare, ariko mukora inkuru zitarimo guharabika, zitarimo ibinyoma. Ngo mujye kuzana amafoto yafatiwe Uganda mu myaka yashize, mubizane none amuvuge ko ariyo yanona. Ahanga niho mbona ko nibyo mutubwira ari ibinyoma byambaye ubusa. Kuko niba mugiye kuzana amafoto yafatiwe Uganda mukajya mukagira none ya Ankara iyo muri Ghana, minsi ko ibyo mutubwira byose tubyiti harabika atari byo. Kuko niba mujya kuzana amafoto tuzi ba nyiri mafoto tuzigira yafatiwe iyi video, murakarwara uruheri ku gapipi nta kintu nababwira. Ipu isuka nagatebo. Reka tugaruke. Jessica garuka n'ubundi mutapingi. Garuka. Nabisoje. Shame on you people. Kandi ngo bakigira ngo abanyamakuru ngo barenze ngo abandi muri akarenge wanyu gusa. Ibi bintu bigomba guhagarara. Muratuma Debeni yongera kurira. Debeni narira amarira ntabwo muzakira. Mureke ibyo bintu. Reka ngaruke muyagaruka. Nasoje dore ntabwo naye kuvuga iyi nkuru ndi hano. Mabaro nkire muri request abantu bawe bakurebe bagukunde bagufollowing, hanyuma navugisha Jessica ijambo rimwe. Kamuhiye. Kira muri request.
mutapinga screen muri kumubona mwebwe Muyango mubona Muyango abayumye ibintu mbandi guturagurika mvuga muya ni ibingibi yereka nje ndi ruhwituzi ngewe ni daddy mangomba kuba kwitura urumva mangomba kuba kwitura izi nyanga Rwanda si abashenzi barango baje bihangana kabisa ngavugisha Jessica yes kawe Niko muya oui hi umvani atari kandi gushobora kuzizingegera zirambabaza Jessica ashobora kuba yabyanga Jessica wakabiwe yes arahari nese bite mukomeze mufollowing Muyango ngiyi konte ya Muyango ariko ubu ngubu nta bafana ba Muyango hano barikura ubu nta muntu ukunda Muyango mu bafana be kurya atari kura nk'ikintu cy'intare hano Muyango niwe muntu baba koine bamukanaga ko ina gaseka kabyejo bakomeze bawingisha tangewe byanze mbana mukanze ho Godfather biri kwa okay mbere yuko dukomeza rero ngaho gashumba ngo warufite ngo imva mutima ushaka umva mubwire Godfather ushaka kubwira Muyango tujye tuvuga abantu reka tujye tuvuga abantu bakiriho Godfather meruka kurwara ndarwara umva nta muntu nari nabibwiye ariko Muyango nagiye kubona ngo ba no ku bitaro anyituye yansuye nk'inshuro nkazingahe zose Muya ndagukunda subwo nzabikubwira inshuro zingahe Godfather uyu mwana amureba agira umutima ni mwiza inyuma ni mwiza ku mutima avuga make niyirata ubu se mbibabwire gute thank you my sweetheart yarakoze nzabizikana Muyango ni ya cyane nukuri ngaho tujye tuvuga abantu bakiriho urakoze sheri wanjye Muyango urwo rukundo n'ubumuntu ugira ko tarabinyereka ngo nkandeho mbibone none aho hora seka Godfather ntajya arakara mu buzima ayinya none zina ko umuntu utekarega ari n'abaseka bashinze ryinyo kurindi oya tugenda urumva niko hari n'abaseka bashinze ryinyo kurindi yaraje akicara akanganiriza none afite ikintu cyitwa story aramburesinga mana yanjye muyasimbiza ndakoreka ibindi mbibike gusa nta kintu nta mwanzi uzagutera turutsi wanjye uzi ibintu bijya bimbaho kambatere story mu nanjye namwe mumbwiye niba bijya bibabaho nkunda sinzi njye nikundira abantu nyine like bafite ibibazo like nyine nkumva nk'umuntu ararwaye nkumva nibwo namubona umuntu afite ikibazo nkumva nibwo nabonana nawe ariko iyo mbona umeze neza nshaka kukwisha imyaka yose y'ubuzima mfite ku isi Muya mfite ibibazo nyogokuru yabyara nta bibazo ufite mbabaye kwimana nyogokuru yabyara abantu barwaye yo ariko icyo kintu cyantunguye wafashe umwanya wawe ufata imodoka ujya guhiga aho uyu wabigiwe n'iki ko arwaye uyu nguyu inshuro zingahe zose yabigiwe n'iki ko arwaye urumva nawe bipostinze nta n'umuntu n'umwe wangezeho niwe wenyine nagiye kubona mbona umva aratungutse ndumirwa n'akazi kose aba afite byose arabyirengagiza araza inshuro zingahe zose wow bikoze ku mutima ntago ngo beshye ibintu byose ugiye werekezaho amaboko bijye biguhira uri imfura ibintu byose byiza bikura umva byose bigushirireho nta kindi nakubwira kandi ukomeze ube mwiza inseko yawe ntigahagarare urakoze cyane uyu umuhungu ni wari kumutereta mbega igikorwa gifite imitoma ngo iki oya Godfather nukuri nta none se mubwira ibiki bindi koko ariko ibindi azabibona ko tukiri kumwe se muri iyi si ariko Muyango ntabwo ari ubwa mbere Muyango si ubwa mbere abantu bavuga ibikorwa bye ku mavuta zisazira wa mu mama we agira umuntu uzapfa ejo rwose ndabizi ibyo byose bakuvuga ngiye ntabyo nzi ngewe nzi nkunda ijwi ryawe Jackie how are you sheri wanjye
keretse nk'ubu ngubu ugiye muri gift garden nibwo namenya ko ibyo bari kumbwira ari byo Manuke Jackie aze ndamubonye aze muri gukora iki comment. aze gukora iki urashaka kumuvugisha mumutiza umwanya zamura imbaraga zawe mada ngo yarakijijwe yaragiye kubatizwa avuye kubatizwa ahita azamuganira yavuye